Ndagushuhuje mwene data ukundwa n'Imana, komeza kugira ibihe byiza kandi unezererwe umuremyi wawe. Uyu munsi twanejejwe no kuganira ku rukundo rw'abana b'Imana. Turanezerewe cyane ko twongeye kugaruka muri wa mwanya mwiza kandi w'ikiganiro umurimo w'Imana. Tuzakomeza kugenda tuganira mu buryo butandukanye, tuganira icyafasha umukristo mu rugendo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku rukundo rw'abana b'Imana. Reka dusenga Imana tuganire. Mwami Imana, tugushimiye ko wadukunze kandi wamara kudukunda ukadukunda urukundo ruhebuje. Nicyo gitumye tuje imbere yawe, turakwinginze ukomeze kubana natwe. Reka abo urukundo rwawe batarubona barubone, reka abo batarabakizwa reka bongere ubakize, ubahe agakiza, reka bakijijwe ubakomereze mu buntu bwawe, ubahe imbaraga zo gukomeza kunesha, kuko tuzi neza ko ibirwanya abantu ari byinshi. Turakwemereye rero komeza guha abantu imbaraga kandi uha umugisha bakurikiye iki kiganiro, kandi ukomeze kubagura. Reka icyo ugiye kuvugana nabo mu ijambo ryawe aba ari cyo babwira. Reka bumve uganira n'imitima yabo. Turakwemereye, reka ibyo ushaka kandi ushima bitugirirwe mu izina rya Yesu, amen. Tunejejwe n'uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ku rukundo rw'abana b'Imana. Mbere na mbere, urukundo rufite aho rukomoka. Hari igihe ushobora kumva wibaza ngo mbese urukundo rw'abana b'Imana ni urukundo ruturukahe, ruvahe? Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere, haranditswe ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo cyatumye ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Haleluya. Iyo bavuze urukundo rw'abana b'Imana, ahari umenya hari abo rureba n'abo rutareba. Ushobora kwibaza impamvu badahari. Ese kuki rugomba kuba urw'abana b'Imana gusa? Ngo nimurebe urukundo Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Kwitwa umwana w'Imana ntabwo ari ibintu umuntu ahabwa n'umuryango, ntabwo ari ibintu umuntu agura, ntabwo ari ubwenegihugu umuntu agura, oya, ahubwo bifite aho bituruka. Reka dusome muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere umurongo wa 12. Haranditswe ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Icyakora abamwemeye bose, ni abagize bati abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uru rukundo rero rutuma abantu babaye abana b'Imana. Hari ibyo bagira, hari ibibaranga, hari ubuzima babamo. Ubu buzima babamo tubusanga mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22, haranditswe ngo ariko rero imbuto z'umwuka n'izi: ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka. Haleluya. Abana b'Imana nta kindi kibaranga uretse urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ingeso nziza no gukiranuka. Ibi bintu biranga abana b'Imana. Aba bana b'Imana bahorana urukundo, bahorana ibyishimo. Nawe ndakwinginze uyu munsi, byashoboka ko wumva ubuze amahoro, byashoboka ko wumva ubuze urukundo, byashoboka, ariko egera Imana. Egera Imana. Imana niyitanga byose, niyitanga amahoro, niyitanga ibyishimo, niyitanga urukundo, niyitanga umunezero. Ahari byashoboka ko ibihe abantu banyuramo bitabakundira ko bahorana ibyishimo igihe cyose. Byashoboka ko
ubuzima abantu banyuramo, situwasiyo zitandukanye, abantu badahora n'ibyishimo igihe cyose, ariko imbere y'Imana ibintu byose bihora ari byiza, ibintu byose bihora ari umugisha, ibintu byose bihora bihinduka bishya, kuko ataba ari wowe noneho, ahubwo aba ari Imana ikorera muri wowe. Ni Imana y'ubwayo, ni inkuru y'ubuzima abantu banezererwamo. Hari imbaraga zituma abantu banesha ibyabarwanyaga, zituma abantu banesha indwara, zituma abantu banesha ubukene, zituma abantu banesha uburwayi, zituma abantu banesha ibyaha byabananiye, zituma abantu bareka ibyabagize imbata, zituma abantu batura imitwaro bakongera bakajya kuba abana b'Imana, bagahorana ibyishimo, amahoro, urukundo, bagahora bakiranuka rwose. Ibi byishimo nibyo mbifuza, ibi byishimo nibyo mbasabira. Ndasaba Imana ngo iganire n'imitima yanyu, ibomore, ibaha imbaraga zo gukomeza kuguma mwumva ibyiza byo kuba abana b'Imana. Amen. Reka dusenge Imana twishimiye ko yaduhaye urukundo, kandi dusaba Imana ngo nawe uyu munsi ikongerera imbaraga, iguha urukundo. Niba utaranakizwa iguha agakiza, niba warakijijwe iguha imbaraga zo gukomeza kuguma mu buntu bwayo. Mana tugushimiye ko waturemesheje urukundo rwawe, byose byavuye mu rukundo rwawe, kuko ijambo ryawe ryaravuze ngo tubeho tubaho. Turabizi neza ko byinshi wabiremye ku bw'ijambo ryawe, ariko ugeze ku muntu ngo umubumba mu mukungugu wo hasi, urangije umuhumekeramo umwuka w'ubugingo buzima. Ubugingo buzima nibwo ukeneye. Turasengera buri muntu wese kugira ngo ubugingo bwiwe bukomeze kuba buzima. Turasengera buri muntu wese wakuriye iki kiganiro ngo urusheho kuba umuhaye imbaraga zo gukomeza kuguma mu muryango w'abana bawe, bahorana ibyishimo, amahoro, umunezero n'urukundo, ndetse bakomeze no gukiranuka. Ntabwo twabyishoboza. Pawulo waravuga ngo ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Nicyo gitumye rero tukwinginze kugira ngo ukomeze kuyobora intambwe z'ibirenge byacu, dukomeze gukiranuka. N'umuntu wese wakurikiye ikiganiro umuhe imbaraga zo gukomeza gukiranuka, kuko uri Imana igira neza. Twagusaba byinshi byiza, ariko mbere y'uko tubigusaba wowe ubizi. Turakwinginze rero, reka ubushake bwawe bukorere muri twebwe, bukorere mu bantu bawe bakurikiye ikiganiro, urusheho kwagura ubwami bwawe. Ibyo ushaka kandi ushima biduhana na bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.